umutware w'ingabo araturwanirira. Imana iraza kuturwanirira urugamba, ifite ikiganza cye gikomeye cyane kandi gifite imbaraga. Ndagira ngo ushimire wowe ukomeje kunkurikira. Niba ari ubwa mbere ufunguye iyi channel, ukore subscribe kugira ngo inkuru nziza nk'izi ntizikagucika. Iki ni igihe Imana yambutsaga Abisiraheli inyanja itukura. Urebe ibitangaza yakoreye aha hantu, itandukanya amazi iyacamo kabiri. Oh Mana yanjye, rebe Imana igitangaza yakoreye aha ku nyanja itukura. Umuyaga ufunguye inyanja, guhumeka kwe ni nk'igisasu gifungura inyanja cyangwa se kikayikamya. Mana uze kubarekera hagati y'amazi, byose biraba birangiye. Bose baratangara ngo afunguye inyanja imbere yabo, arangije inzira zacu azishyiramo umuriro. Mureke tuvaha, ntabwo twarwana n'Imana, ariko aho gupfa nk'ibigwari twagwa mu rugamba turwana n'iriya Mana. Mureke tumanuke tugereyo. Ni Abisiraheli amazi amaze gucikamo kabiri yitandukanyije, barambuka bose berekeza hakurya. Urebe igitangaza Imana yakoreye ku nyanja itukura. Nawe ufite gushidikanya, ufite ubwoba, Imana ishobora byose. Upfa kuba uyizeye, ukizera imbaraga zayo. Imana ikora ibitangaza, ikora imirimo umwana w'umuntu atabasha gukora. Imana yabonye ko Farawo ari bufata Abisiraheli, irangije ica inyanja mo kabiri, bo irangije batambika umuriro. Ndagira ngo ushimire rero, Imana iguha umugisha. Wowe wabanye nanjye, ndabakunda cyane. Niba ari ubwa mbere ufunguye iyi channel, kore subscribe kugira ngo ubutumwa bwiza nk'ubu ntibukagucike, bujye bukugeraho buri munsi. Shalom.